twongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana kuri YouTube channel yacu y'Abadivantiste umunsi wa karindwi bavugurura SDARM Rwanda, mu magambo arambuye ni Seventh Day Adventist Reform Movement. Tubahaye ikaze rero mwebwe mugumye kudukurikirana. Ndi kubona muri iki gitondo twaramukanye akazuba. Imana ishimwe. Nkuko rero tumenyeranye kwiga icyigisho cya karindwi. Kuri uyu munsi rero tugeze ku ngingo yacyo ya gatatu ivuga ngo impano y'umwuka. Ariko mbere yo kugira ngo twige iyi ngingo, ndagira ngo tubanze twibukiranye ingingo y'ejo hashize. Yaravuga ngo umurimo wa Yohana. Umurimo wa Yohana twabonye wari uwuhe? Yohana umurimo we mu magambo make akibona Yesu yaravuze ngo dore nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Muri iyi ngingo twabonye yuko abigishwa ba Yohana bari bafite ishyari yuko Yesu ari gukora umurimo ukagenda kuruta uko Yohana yabikoraga. Ariko Yohana akibona Yesu aje yarishimye kandi yanasobanukiwe neza yuko umurimo we ugeze ku iherezo. Umurimo wa Yohana rero wari uwo kurarikira abantu no kwereka Yesu yuko Kristo yaje. Muri make umurimo wa Yohana wari uwo gutegura imitima kugira ngo Kristo naza azabone aho atura. Ngira ngo natwe hano muri iyi ngingo icyo twabonye ko tutagomba kwigisha abantu tubireherezaho, ahubwo tugomba kubigisha tubarehereza kuri Yesu Kristo, ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mbere rero yo kwiga ingingo y'uyu munsi, mureke tubanze duce bugufi dusenge. Uwiteka Mana yacu, twongeye kugushimira uburyo wabanye natwe, tukaba tugeze muri aka kanya tugiye mu makuka w'abazima bihimbarizwe. Turagusabye kugira ngo muri ibi byigisho twiga buri munsi udufashe bitubere impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Tugiye kwiga iyi ngingo yo kuwa gatatu ivuga ngo impano y'umwuka. Mureke dusome ikibazo cyaho cyo kuri A. Kirabaza ngo ni gute abantu benshi bakiriye ubutumwa bwa Kristo? Yohana 3:32. Haravuga ngo kandi ibyo yabonye n'ibyo yumvise nibyo ahamya, nyamara ntawemera ibyo ahamya. Hano iri somo rirumvikana. Ikibazo kiri kutubaza ngo ni gute abantu benshi bakiriye ubutumwa bwa Kristo. Ntago abantu bigeze bemera ibyo Kristo yahamyaga. Niko abantu bakiriye ubutumwa bwa Kristo, niko hano turi kubibona muri Bibiliya. Mureke dusome mu mwuka w'abahanuzi uko havuga. Haravuga ngo abigishwa ba Yohana bavugaga ko abantu bose basanga Kristo, ariko Yohana yababwiranye ubushishozi bureba kure agira ati ntacyo umuntu yabasha kwiha ubwe. Bityo bake nibo bari biteguye kumwemera nk'umukiza ubakiza ibyaha. Ariko uwemera ibyo ahamya aba yemeye nuko n'Imana ari inyakuri. Birumvikana. Igihe abigishwa ba Yohana bajyaga gusanga Yesu, Yohana bamubwira ati Yesu abantu bari kumusanga ari benshi. Yohana arababwira ati nubwo bari kumusanga ari benshi, ariko abemera yuko ari umukiza ubakiza ibyaha nibo bake. Mumfashe iyi ngingo tuyumve neza. Mureke tujye ku kibazo cyo kuri B. Kirabaza ngo ninde wahawe impano y'umwuka wera? Dusome muri Yohana 3:34. Haravuga ngo uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka ugeze. Ninde wahawe impano y'umwuka wera? Mureke dusome mu mwuka w'abahanuzi. Haravuga ngo tubasha kwakira umucyo wo mu ijuru igihe gusa dufite ubushake bwo kwemera gupfa ku narijye.
ntubasha gusobanukirwa n'imico y'Imana cyangwa ngo twemere Kristo kubwo kwizera, keretse gusa twemeye kuzana buri gitekerezo kikaba imbohe yo kumvira Kristo. Aba bigenza batyo bahabwa umwuka wera ku rugero rutagabanije muri Kristo. Niho hari ukuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri kandi bwuzuriye muri we. Hano sinzi niba biri kumvikana neza. Ikibazo cyabaza ngo ninde wahawe impano y'umwuka wera? Hano uko tubonye yuko duhabwa impano y'umwuka wera igihe muri twe nta narijye irimo. Igihe cyose muri we harimo inarijye, kwishyira hejuru, ntabwo impano y'umwuka wera ushobora kuyihabwa. Ugomba guhindura intekerezo zawe, ugaca bugufi, ukiga guca bugufi. Binyuze mu guca bugufi niho uzahabwa impano y'umwuka wera. Mureke dusome ku kibazo cyo kuri se, kirabaza ngo ni gute urufunguzo rwo guhabwa umwuka wera mu rugero rwagutse rwongeye guhishurwa mu byanditswe byera? Yohana 14:15-17. Aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amena. Birumvikana ni iki dusabwa kugira ngo duhabwe umwuka wera? Ikibazo cyatubazaga ngo ni gute urufunguzo rwo guhabwa umwuka wera mu rugero rwagutse kandi rwongeye guhishurwa mu byanditswe byera? Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera iki? Amategeko yanjye. Birumvikana uru ni rwo rufunguzo. Gukunda Yesu tukitondera amategeko ye ni rwo rufunguzo rw'umwuka wera, kuko nyuma y'ibi ngibi niho Yesu yavuze ngo muzahabwa umwuka wera. Igihe rero udakunda Imana, ntiwitondera amategeko y'Imana, nta n'umwuka wera uzahabwa. Benshi bibeshya yuko kugenda ugapfukama ugasenga ngo uri gusaba umwuka wera aribyo bizatuma umwuka wera aza. Hoya, guhabwa umwuka wera si ukujya gupfukama ngo usenge ngo umusabe. Guhabwa umwuka wera ni ugukunda Kristo no kwiga ijambo ry'Imana. Mureke dusome mu mwuka w'abahanuzi twumve icyo hatubwira. Mwuka w'abahanuzi hari amagambo avuga ngo ntitugomba kuvuga gusa ngo ndizeye, ahubwo tugomba gushyira ukuri mu bikorwa, gukurikiza ubushake bw'Imana, haba mu magambo, mu myitwarire, mu mico yacu. Nibyo bihamya umubano n'isano dufitanye na Kristo. Kwizera gusa, kuvuga ko wizeye Imana ntacyo bivuze. Igifite icyo kivuze ni uko n'ibyo wamenye ubishyira mu bikorwa. Igihe rero ibyo utabikora, urabeshya, n'umwuka wera ntabwo uzagira gute, ntuzamuhabwa. Igihe cyose umuntu azinitswe icyaha ari cyo kwica amategeko, imibereho ye izakurikiza amategeko ndetse yumvire ubudakebakeba. Uyu ni umurimo w'umwuka wera. Iyo umucyo wo mu ijambo ry'Imana wiganwe ubushishozi, usanga ijwi ry'umutimanama ari ryo mbaraga y'umwuka wera, ari ribyakira mu mutima urukundo nyakuri. Umuntu akunda Kristo witanze nk'igitambo gishyitse kugira ngo acungure umuntu, umubiri
umwuka n'ubugingo, kandi urukundo rugaragarizwa mu kumvira umurongo utandukanya uzaba ugaragara neza kandi wiranga hagati y'abakunda Imana kandi bubahiriza amategeko yayo n'abatayikunda kandi basuzugura amategeko yayo. Amen. Impano y'umwuka wera. Turi kwiga ingingo ivuga ngo impano y'umwuka wera. Ese impano y'umwuka wera ni iyihe nshuti zanjye? Impano y'umwuka wera ni iyi: nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Amen. Igihe cyose ugifite ibyaha ubumbatiye bituma utabasha kubahiriza amategeko y'Imana, ibyo uzakora byose ntuzabeshye ko ukunda Imana. Kuvuga ko wizeye gusa ntacyo bivuze. Igifite icyo kivuze ni iki? Igifite icyo kivuze ni uko mu bikorwa byawe kuko hari kugaragaramo yuko ugira gute? Wizera Imana. Ibikorwa byawe ni ibihe? Ni ukubahiriza amategeko y'Imana, gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kubaha isabato. Birumvikana? Kubaha ababyeyi bawe. Ibyo ni byo, urwo ni rwo rufunguzo Imana izakoresha umwuka wera agafungura akinjira mu mutima wawe. Bitabaye ibyo, nta mwuka wera uzabona. Ngira ngo rero mureke ingingo y'aha tuyisoreza aha, ariko mbararirikira cyane kuzakurikira ingingo y'ejo. Muzabe muhari mu gitondo muyikurikirane. Izaba ifite umutwe uvuga ngo agaciro k'umubatizo. Amen. Agaciro k'iki? Agaciro k'umubatizo. Ese umubatizo ufite akahe gaciro? Ndabararitse kugira ngo ejo mu gitondo muzabe muhari mumenye agaciro k'umubatizo akariko. Imana igumye kubaha umugisha. Murakoze.